ni agahinda, ni akababaro ndetse n'ibintu bibabaje cyane. Bafata ku mavuta bikomeje kugenda bimubera bibi cyane, ndetse bikaba bigiye kumubera ibibazo bikomeye cyane. Aho bamugejeje muri gereza, murabizi ko byagiye bikomeza kugenda bicishikana ku mbuga nkoranyambaga cyane, ndetse ku munsi w'ejo niyo nkuru yari igezweho, bagenda bavuga ko fata ku mavuta yarangije kuba yafungwa. Noneho ikibazo kisa kigenda gisohoka kandi kibaye kinini cyane, ni uko fata ku mavuta ahise asangwamo ibiyobyabwenge. Bamusanzemo ko afite ibiyobyabwenge byinshi cyane mu mubiri wiwe. Kariya kintu kigiye gutuma afata ku mavuta ashobora kuba yagenda ahandi bagiye bamusangamo ikindi cyane, no kuba bamusanzeho icyaha cy'uko ashobora kuba agenda akoresha ibiyobyabwenge, byagiye bikomeza kugenda bihwihwiswa, cyangwa se bagenda bavuga ko wenda afata ku mavuta yagenda asabirwa imbabazi, bakagenda bamusabira imbabazi ku buryo bagenda bamubabarira bavuga ati wenda afata ku mavuta ibyaha yagiye akora. Hari n'igihe umuntu yaba atanabizi neza, kuko ibintu ku mbuga nkoranyambaga ntabwo ari icyaha cyari kigiye kizwi cyane. Ariko bakomeza bavuga ko fata ku mavuta yagiye yihanangirizwa inshuro nyinshi cyane, ndetse ko RIB yagiye imuhamagara inshuro nyinshi zigiye zitandukanye, ariko agakomeza akanga akinangira, agakomeza kwinangira umutima. Murabizi neza yuko mu minsi yashize umuvugizi wa RIB yaje akajya imbere, aho bari kugenda batangaza abantu bakoze ibyaha, ndetse ayizi imbere y'abanyarwanda, azi imbere ya kamera avuga yuko fata ku mavuta yihanangirijwe bwa nyuma, ko ari kuri last warning, ndetse yivugira yuko bakomeje kugenda bamuhamagara inshuro nyinshi zigiye zitandukanye. Fata ku mavuta agakomeza kugenda agerageza kugenda yabyirengagiza. Kuri ubu ngubu fata ku mavuta akaba ari mu mazi abira, ndetse bikaba bimukomereye cyane, kuko icyaha yagendaga aregwa si cyo akiri kuregwa muri kano kanya. Hagiye ikindi cyaha kivuga yuko fata ku mavuta yashobora kuba agenda akoresha ibiyobyabwenge, aribyo bireba kugenda bamushinja. Uretse ko fata ku mavuta bagenda bamutwara bwa mbere, bagiye bavuga yuko icyaha cya mbere yagendaga ashinjwa ngo ni uko agenda asebya abantu ku mbuga nkoranyambaga. Ibyafata ku mavuta yagiye akomeza kugenda ashinjwa ku mbuga nkoranyambaga, bagiye bavuga yuko icya mbere icyaha yagendaga ashinjwa, yavuga ko agenda ashinjwa icyaha cyo gushamiranya abantu ku mbuga nkoranyambaga mu bintu bijyanye n'imyidagaduro, ko agakoresha imvugo zigenda zishamiranya abantu kugira ngo mbese bakomeze kugenda bangana, cyangwa se bakongende bagonganisha imitwe, cyane cyane kuko byagiye bigaragara agenda agonganisha Bruce Melody, agagonganisha na ba The Ben, ndetse akaba ari n'akafido kagenda gakomeza kugenda gatureninga cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ikindi cyaha yagiye akomeza kugenda aregwa, yavugaga yuko fata ku mavuta agenda akomeza gutukana, cyangwa se agenda avuga atukana ibitutsi nyandagazi ku mbuga nkoranyambaga. Akaba aribyo byaha yakomeje kugenda aregwa, ndetse n'icyaha cya nyuma bakomeza kugenda bamurega, icyaha cyo kubuza amahwemo abantu ku mbuga nkoranyambaga. Bikaba ari ibyaha bitatu yakomeza kugenda afata ku mavuta agenda aregwa, bikaba byarangiye hiyongera n'icyaha cya kane bavuga yuko ufata ku mavuta yaba asanzwemo ibiyobyabwenge, cyangwa se yaba asanzwe akoresha ibiyobyabwenge. Umuvugizi wa RIB yatangaje yuko ibyafata ku mavuta yagiye akomeza kugenda ashinjwa ku mbuga nkoranyambaga, bagiye bavuga yuko icya mbere icyaha yagendaga ashinjwa, yavuga ko agenda ashinjwa icyaha cyo gushamiranya abantu ku mbuga nkoranyambaga mu bintu bijyanye n'imyidagaduro, ko agakoresha imvugo zigenda zishamiranya abantu kugira ngo mbese bakomeze kugenda bangana, cyangwa se bakongende bagonganisha imitwe, cyane cyane kuko byagiye bigaragara agenda agonganisha Bruce Melody, agagonganisha na ba The Ben, ndetse akaba ari n'akafido kagenda gakomeza kugenda gatureninga cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ikindi cyaha yagiye akomeza kugenda aregwa, yavugaga yuko fata ku mavuta agenda akomeza gutukana, cyangwa se agenda avuga atukana ibitutsi nyandagazi ku mbuga nkoranyambaga. Akaba aribyo byaha yakomeje kugenda aregwa, ndetse n'icyaha cya nyuma bakomeza kugenda bamugendaga aregwa, ni icyaha cyo kubuza amahwemo abantu ku mbuga nkoranyambaga. Bikaba ari ibyaha bitatu yakomeza kugenda afata ku mavuta agenda aregwa, bikaba byarangiye hiyongera n'icyaha cya kane bavuga yuko ufata ku mavuta yaba asanzwemo ibiyobyabwenge, cyangwa se yaba asanzwe akoresha ibiyobyabwenge. Umuvugizi wa RIB yatangaje yuko kansaringa mwaramutse kandi mwongeye kwirirwa abakunzi mukunda gukurikirana YouTube channel Big News. Muzi ko buri everyday cyangwa se buri gihe tugenda tubagezaho amakuru meza kandi agiye agezweho. Muzi ko tugenda tubagira ahantu henshi hagiye hatandukanye. Muzi ko tugenda tubagira ku makuru menshi kandi atandukanye, tubagira ku bintu byiza kugira ngo tubakorere ibintu byiza kandi byiza bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi inkuru zigenda zitrending cyangwa se bikomeje kugenda bigaragara ku mbuga nkoranyambaga, nuko umwe mu banyamakuru cyangwa se umwe mu bantu bagiye bakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa se umwe wakomeje kugenda ashimisha abantu benshi bagiye batandukanye ku mbuga nkoranyambaga,
umwe mu bo twagiye dukunda witwa Fata ku mavuta, umwe wagiye azana ibintu by'ibyegeranyo cyangwa se yagiye azana ibintu byo kuba yabwira abantu benshi bagiye batandukanye, cyangwa se agenda akora amavideo menshi agiye atandukanye mu mbuga nkoranyambaga, bikagenda bishimisha abantu benshi bagiye batandukanye. Ubu ngubu Fata ku mavuta twagiye tumenya ku mbuga nkoranyambaga ko ari mu mazi abira. Ku munsi w'ejo muzi ko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa ko Fata ku mavuta yagiye atabwa muri yombi, cyangwa se Fata ku mavuta yagiye agezwa muri RIB, yakomejwe gukurikiranwa ibyagendaga aregwa. Bimwe mu byaha Fata ku mavuta yagiye akomeza kugenda aregwa ni uko yagiye bavuga yuko Fata ku mavuta akomeza kugenda aseseza cyangwa se ashyamiranya abantu ku mbuga nkoranyambaga, akagenda atuma bakomeza kubagunganisha cyangwa se agenda akora ibintu byo gutuma ashyamiranya bamwe mu basitari bagiye bakomeye ku mbuga nkoranyambaga. Murabizi ko hari saga yagiye ituruka akomeza kugenda avuga kuri The Ben na Meddy, avuga ati ubundi ibintu bikomeza kugenda bimera nka gutya, avuga ati The Ben na Meddy ati umukuru ninde, akenda bagunganisha, bivuga ko akomeza kugenda ashaka kuganisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. RIB ngo yamuhamagaye inshuro zirenga 1, 2, 3, ndetse RIB akagenda akomeza kugenda yininira cyangwa se ibyo bamubwiye akagenda akomeza kugenda yabirengaho. Murabizi ko umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yaje kuba yizina imbere ya kamera, yizina imbere y'abanyarwanda, avuga yuko Fata ku mavuta ahabwe last warning ku bintu agenda akomeza kugenda abasha kuba yakora, ndetse Fata ku mavuta ntibyateka cyangwa se byarengeje iminsi 2 yese aza imbere ya kamera nawe avuga yuko atazongera kuba yakwitaba RIB, bagenda bamubaza kuri bino uko atazongera kuba yajya kwitaba RIB. Bikaba byaje kurangira ko tariki ya 20 Fata ku mavuta arangije kuba yatabwa muri yombi, cyangwa se arangije kuba yashyirwa mu nzego z'umutekano, ngo akaba ari muri kasho. Ariko ikintu cyakomeza kugenda gitanga cyangwa se cyakomeza kugenda kibabaza abantu benshi bagiye batandukanye, cyangwa se byakomeza kugenda bivuga yuko Fata ku mavuta ashobora kugenda amara igihe kinini cyane kirenze icyo abantu batekerezaga, kuko bavuga ko Fata ku mavuta nimba agenda akajya ku mbuga nkoranyambaga agasebya abantu, wenda ko yasaba imbabazi cyangwa se akagira n'abandi yagiye abikora, ndetse na leta ikagenda ikamuhana, ko bavuga ko icyaha kiba kidagiye ari icyaha gikomeye cyane, cyangwa se icyaha kitakabije birengeje urugero ku buryo byagenda bizamuka cyane. Ariko murabizi ko icyaha cy'ibiyobyabwenge byaje kuba byasangwa muri Fata ku mavuta, kuko ngo yabashije kuba yapimwa basangwamo ibiyobyabwenge, kandi byinshi mu mubiri we bisanga yuko asanzwe akoresha ibiyobyabwenge, bikaba bigiye kumuviramo ibibazo binini cyane, cyangwa se ari mu mazi abira, ku buryo Fata ku mavuta ashobora kuba yamara igihe kirenga imyaka 5 muri gereza. Murabizi ko icyaha cy'urumogi ni icyaha cyangwa urunuka mu gihugu cy'u Rwanda. Murabizi ko habaye icyaha cyo kwica umuntu, kugambanira igihugu, ibyo byaha byaza kuvaho hakaza gukurikiraho icyaha cyo kuba wakoresha ibiyobyabwenge ku mbuga nkoranyambaga. Murabizi ko ari icyaha gikomeza kuba cyaba icyaha kinini cyane, cyangwa se n'icyaha komeza kuba leta y'u Rwanda ikomeza kugenda cyangwa irunuka. Fata ku mavuta kuri aka kanya akaba ari mu mazi abira kubw'icyo cyaha cy'ibiyobyabwenge, ndetse no ku byaha byinshi yagiye akomeza kugenda akora. Murabizi yuko Fata ku mavuta yagiye avuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ndetse anasebya abantu. RIB yakomeza kugenda ivuga yuko Fata ku mavuta nta kindi kintu kizima agenda akora usibye kuba yenda ashamiranya abantu, kandi RIB yakomeza kugenda ivuga yuko umuntu bashobora kuba mwakora ibintu byiza ku mbuga nkoranyambaga bikagenda bigaragarira abantu amaso yabo, ndetse bikagenda bibabera byiza cyane, ku buryo bagenda bakora ibintu byiza cyane ku mbuga nkoranyambaga, bikagenda bigaragarira abantu bashobora kuba bakora ibintu byiza kandi bigakundwa, bigakomeza kugenda bigaragara ku mbuga nkoranyambaga. Ndetse n'ikindi kintu cyakomeza kugenda giterwaho impaka, cyangwa se bikomeza kugenda aregwa no kumureza icyaha cyitwa gutukana, ndetse bakomeza kugenda bavuga ati mu gihugu cy'u Rwanda ko abantu bakomeza kugenda batukana ari benshi, ko abantu bakomeza gutukana ku mbuga nkoranyambaga ko ari abantu benshi bagiye batandukanye. Avuga ati ni gute Fata ku mavuta ukamuregera icyaha cyo gutukana wenyine, kandi hari ba Jeskizo, hakaba hari ba Kakajwi, ndetse n'abantu bagiye batandukanye bakoresha imbuga nkoranyambaga, bavuga ko gutwika agatwiko ari ukubanza gukora ibintu bidakora, cyangwa se gukora ibintu bibi, bakaba bakunda gutukana cyangwa se bakunda kuvuga ibintu biterekeranye ku mbuga nkoranyambaga, mbese ko bakunda gukoresha amagambo mabi agiye atandukanye. Avuga ati wenda nababarirwe, abantu benshi ko ubuzima bavuga ku mbuga nkoranyambaga ati wenda bamugirira impuhwe, bamubabarira, kubera yuko ibi byaha yagiye akomeza kuba yakora n'abandi babibasha kuba babikora, bakaba bamugira impuhwe, bakaba bamubabara. Ko icyaha cyakomejwe n'ikigaragara cy'ibiyobyabwenge, bavuga ati ubu ngubu Fata ku mavuta birababaje kandi binatera n'agahinda, ushobora kuba kugaruka kwa bigiye kuba byagorana. Dukomeza kugenda tubakurikirana ino nkuru ya Fata ku mavuta, tugenda tubakurikirana umunsi ku munsi mu bintu bigiye binameze, ndetse tunabizeza yuko Fata ku mavuta nagezwa mu rukiko tuzabagira ku rubanza tukajya kubarebera, ndetse tukabagezaho amakuru ari update
kuri YouTube channel yacu Business. Tukomeza kubashimira ku bantu mukomeza kugenda mutwereka urukundo ko mugenda mudukunda ku mbuga nkoranyambaga, mukomeza kugenda mutwereka urukundo kuri YouTube channel yacu Business, ndetse tunakomeza kugenda tubashimira cyane, tugusaba ukanda like ndetse unakore na share kugira ngo ino video ibashe kugenda igera ku bantu benshi, kandi umuntu akanda subscribe kuri YouTube channel yacu. Tukaba tumushimira, thanks, turabakunda.